itujana mu bwami bw'umwana wayo. Tubana n'abantu babunze muri bose. Haleluya. Bavuye mu bwami bw'umwijima baja mu bwami bw'umuco. Haleluya. Mbere yo kugira niba proje yose muri buno buzima, kunga kwambara Imana ikeneyeho ubuzima bw'umuntu, ni ukuva mu bwami bw'umwijima ukaja mu bwami bw'umuco. Yesu ntiyamuhamagariye kuba mu idini. Ntabwo yahamagaye abera kugira ngo tube mu idini. Iyi ni defete, ni ugutsindwa. Ahari ubwami bw'Imana, biravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga. Itorero rero muri runo rwandiko rw'Abefeso yaravuze ngo ikintu cya mbere itorero ni iki? Ni umubiri wa Kristo. Niho Kristo azagaragariza ubuzima bwiwe. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Niba nasoje gusoma, ndasubizamo ibibazo bitatu. Kubera iki intambara y'umwuka? Kubera iki intambara y'umwuka igomba kubaho? Si wewe wayishizeho, si jewe wayishizeho, ariko igomba kubaho. Icyakabiri, ninde Imana ihamagarira kurwana intambara y'umwuka? Nawe turamuvuga imiterere yiwe. Icyagatatu, ni izihe ntwaro Imana iziha umuntu ugiye mu rugamba rw'umwuka? Nibyo bintu bitatu tuganira mu mwanya muto hanyuma sose tudatinze. Bakoze mwese n'umuyobozi wa gahunda n'inshuti yanjye Muhemeri, Imana imugisha. Twishimiye kuba ahantu n'abandi bose ntavuze mu mazina. Revera Bizimana, nishimiye kubana nawe muri aya materaniro. Mwami ahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi. Zaburi 144. Zaburi Zaburi 144. 144 n'umurongo wa mbere. Zaburi 144 umurongo wa mbere. Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe, wigisha amaboko yanjye kurasa, n'intoki zanje kurwana. Amen. Haleluya. Ndasubiramo. Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe, wigisha amaboko yanjye kurasa, n'intoki zanjye kurwana. Amen. Ndagira ngo dusubire muri aka karongo twese kavuga ngo wigisha amaboko yanjye kurasa, n'intoki zanjye kurwana. Amen. Imana icyubahiro. Haleluya. Naho iri sengesho rya Dawidi rihinduka iryabo muri uyu mugoroba, kandi Imana iguha igisubizo cy'icyo yahaye Dawidi. Urahinduka umurwanyi mwiza muri ino si y'umwuka y'intambara. Haleluya.
Uwiteka Mana yanjye gitare cyanjye, wigisha amaboko yanjye kurasa n'intoki zanjye kurwana. Amen. Dusome Abakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri, urwandiko rw'Abakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri ni ibice 10:3. Ibice 10:3 ndageza no kwaka. Aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, titurwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya Imana. Dufatana ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Niba nasoje gusoma, turaganira kuri isengesho rivuga ngo wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Muri ubu butumwa Imana yashyize ku mutima, ndasubizamo ibibazo bitatu. Kubera iki intambara y'umwuka? Kubera iki intambara y'umwuka igomba kubaho? Si wewe wayishyizeho, si jewe wayishyizeho, ariko igomba kubaho. Icya kabiri, ninde Imana ihamagarira kurwana intambara y'umwuka? Nawe turamuvuga imiterere yiwe. Icya gatatu, ni izihe ntwaro Imana iziha umuntu ugiye mu rugamba rw'umwuka? Nibyo bintu bitatu tuganira mu mwanya muto, hanyuma sose. Intambara y'umwuka igomba kubaho, twasanze iriho, yabayeho mu gihe cya Dawidi, yabayeho mu gihe cy'abamubanjirije, kandi irakomeje. Intambara y'umwuka ntizahagarara. Iz'umubiri zishobora guhagarara, ariko intambara y'umwuka ntizahagarara. Tunagire icyizere kuko hari imishikirano izabaho. Ntizabaho. Nta mishikirano izabaho mu ntambara y'umwuka. Ni urugamba rufunguye rw'amama abiri ari muri ino si, aho ararwana kandi adategereje kuzuzuzanya n'umunsi n'umwe, kugeza ku iherezo aho Imana ivuga ko ubwami bwayo buzaganza muri ino si. Imana icyubahiro. Haleluya. Imana angufata note. Hari indirimbo ya Alarme yambereye ikintu gikomeye muri ino minsi. Yambereye alarme yo mu mutima. Iyo mbyutse ngiye gusenga ninkangura, usinifiche yote upendavyo, ili nisitende mabaya, nifahamishe njia zako, maisha yangu yakutukuze. Usinifiche, usinifiche yote upendavyo, ili nisitende mabaya,
nifahamishe njia zako, maisha yangu yakutukuze. Usinifiche, vyote upendavyo, ili nisitende mabaya. Nifahamishe njia zako, maisha yangu yakutukuze. Siwezi mimi kushinda mambo ya shetani. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Siwezi mimi haleluya, kushinda mambo ya shetani. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Imani tu hayo. Haleluya! Amen. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Haleluya. Nawe uri mukumva ufite ubukene bw'umutoza muri uyu mugoroba, ugutoza intambara y'umwuka. Numara kwiyumvamo kuko wewe niba udashoboye, uzahora imbere y'uwo mutoza kugira ngo utoze. Haleluya. Isi irimo amangamiye, n'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Uko nari maze kubivuga, ni amani atuzuza. Ibintu bigera muri 5 biranga ahantu hari ubwami bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana ni ubwami bw'umuco. Icyo ubwami bw'Imana buri cyo, Satani ahita akora ikinyuranyo cyabo. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwami bwa Satani ni ubwami bw'umwijima. Paulo yandikiye Abakolosayi mu gice cya 1 n'umurongo wa 12, arababwira ngo dushima Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mutwe. Aravuga ngo niyo badukijije ubutware bw'umwijima. Haleluya. Ngo atujyana mu bwami bw'Umwana wayo. Haleluya. Yadukijije mu bwami bw'umwijima, itujyana mu bwami bw'Umwana wayo. Tubana n'abantu babunze muri bose. Haleluya. Bavuye mu bwami bw'umwijima baja mu bwami bw'umuco. Haleluya. Mbere yo kugira andi maproje yose muri buno buzima, kunga kwambara Imana ikeneye ubuzima bw'umuntu, ni ukuva mu bwami bw'umwijima ukaja mu bwami bw'umuco. Utarabunga gutyo nubwo waja muri Amerika cyangwa se muri Australia isi yegera ku Mana ntacyo yibwiye, ariko bazi ubunge bw'umwuka. Bibiliya yavuze ngo niyo yadukijije ubutware bw'umwijima ngo tujana mu bwami bw'umuco, ubwami bw'Umwana wayo ikunda.
Imana icyubahiro. Haleluya! Abantu baba muri ubwo bwami nubwo bosuzugurika muri buno buzima ariko imbere y'Imana bagira agaciro. Umuntu Imana yitegereza mu rusengero ikabona yaramuze wese yaragiye kare turi afite gusubira mu isi y'umwijima n'uwo agaciro imbere y'Imana. Haleluya. Ikiranga cya mbere ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umuco. Icya kabiri ni ubwami bwo gukiranuka. Haleluya. Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 14 n'umurongo wa 17 arababwira ngo kuko ubwami bw'Imana ngo atari ubwo kurya no kunywa, aravuga ngo nubwo gukiranuka, ngo nubwo amahoro, kandi ngo nubwo kwishima mu mwuka. Amen. Haleluya. Ubwami bw'Imana si ubwo kurya mu maresitora. Ugenda urya mu maresitora uzihature zose nibavuga iyo bavuze yose Kigali yagutse uje. Paul abwira Abakorinto bari barashize cyane ingufu mu bintu zo gufungura, arababwira ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa. Arababwira ngo ikintu cya mbere kizaranga hari ubwami bw'Imana ngo nubwo gukiranuka. Icya kabiri ngo nubwo amahoro. Icya gatatu ngo nubwo kwishima mu mwuka. Amen. Izina ryiza Wellness Salvation Church. Muri Yesaya yavuze ngo nicyo gituma muzabona ibyishimo ku mariba. Niba utakigira ibyishimo uba muri Wellness Salvation Church usuvomera ku yahi mariba titwo gukeka. Siwezi mimi kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana nitashinda tena zaidi. Siwezi mimi kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana nitashinda tena zaidi. Mbere ubwami bw'umuco. Icya kabiri nubwo gukiranuka. Icya gatatu nubwo amahoro. Icya kane nubwo kwishima mu mwuka. Haleluya. Abaza icya gatanu aravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ngo ni ubw'imbaraga. Amen. Ahari ubwami bw'Imana imbaraga. Haleluya. Yesu ntiyamuhamagariye kuba mu idini. Ntabwo yahamagaye abera kugira ngo tube mu idini. Iyi ni defete, ni ugutsindwa. Ahari ubwami bw'Imana biravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ni ubw'imbaraga. Amen. Haleluya. Mu minsi yashize icyaha cyo muri COVID hari umupapa yarwajije umwana, arwaza umwana ngo amare atumira abantu ngo bamusengere ngo bashikeyo
bikubitayo basanga umuntu umwana arimo yari yarwaye amapepo, bakamubwira ngo tubaye tugiye tuzagaruka. Aho ugiye ntagaruke ngo buce aramuhamagara twari babiri yambaye mu ndetse waje ngezwa aranga cyane umuntu wagize ikibazo kandi arakeneye byihutirwa. Wino tubanze dusenge tubaze Imana izaruriya rugamba, hanyuma tuzabona tujwe gusengera Imana. Turagenda turasenga ngo cyo turagenda dukore huduma y'iminsi 3 ngo tugeze ku munsi wa 3 amapepo ariruka. Haleluya. Siwezi mimi kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Ubwami bw'Imana suga amagambo, dukeneye gushaka imbaraga z'Imana kuko turi mu bwami bw'Imana. Ibyo ni biranga ahari ubwami bw'Imana. Urwandiko rw'Abefeso ibice 6 byose bigize, Paul yasobanuye itorero icarico muri ino si. Ndagira ngo binyuremo nihuta kubera umwana. Paul yavuze ngo itorero icambere, igisobanuro cy'itorero ngo ni umubiri wa Kristo. Amen. Amen. Ubuzima bwawe bujya bugaragarira mu mubiri ufite, n'ubuzima bw'Imana yashatse kubugaragariza mu itorero. Niba witonda, niba uri ngare, niba uri umunyabwenge cyangwa se bimeze ukundi kuntu, biza bigaragarira muri uwo mubiri. Niba uri umunyantege bigaragarira muri uwo mubiri. Niba ufite ubuzima cyangwa utabufite tubirebera muri uyu mubiri. Itorero rero muri runo rwandiko rw'Abefeso yaravuze ngo ikintu cya mbere itorero ni iki? Ni umubiri wa Kristo. Niho Kristo azagaragariza ubuzima bwiwe. Amen. Amen. Haleluya. Ndashaka kugera ku gice cya nyuma cya 6 kuko yavuze ibintu 6 birangije itorero ariko icya kabiri aravuga ngo itorero ni umuntu musha. Imana yaremye umuntu wa mbere muri Edeni, Adamu. Umuntu wa kabiri Imana yongeye kurema umuntu wa kabiri umunsi itorero rivuka. Urwandiko rw'Abefeso ibice 2 aravuga ngo kugira ngo ababiri abarememo umuntu umwe kandi ngo musha. Haleluya. Haleluya. Abo babiri ni bande? Ni abanyamahanga n'abayuda. Yarabateranyije bose abaremamo umuntu umwe musha. Uwo muntu musha ninde? Ni itorero. Amen. Icya 3 aravuga ngo itorero ni ubwami bw'Imana. Imana izigaragariza amahame y'ubwami bwayo mu itorero ryayo. Ariyo mpamvu yabwiye abantu abigisha gusenga, arababwira ngo musenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze hehe? Buze muri ino si, buze mu bantu. Abantu nibamara kwakira ubwami bwawe, ahari umwami niho haba ari ubwami. Umunsi umwe Abafarisayo muri Luka ibice 17 n'umurongo wa 21 ngo babajije Yesu baramubwira ngo ese iki nico gihe wenda ngo kuzazanira ubwami? Yesu arababwira ngo ubwami bw'Imana ngo buri muri mwebwe. Haleluya. Amen.
Haleluya. Arababwira ngo kuko ubwami bw'Imana butazaza ku mugaragaro, mutegereje se kuko bazanyimika? Arababwira ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe, ntimumushakire hanze yawe. Kubera iki? Ahari umwami niho hari ubwami. Niba umwami w'abami ari muri wowe, ubwami bw'Imana buri muri wowe. Kuko hari umwami niho hari ubwami. Haleluya. Arabona ngo itorero ni ubwami bw'Imana. Icyaka arabona ngo itorero ni umuryango w'Imana, famiye. Mu bwami haba amabwiriza n'amahame bagenderaho, iyo utayubahirije urabihanirwa. Ariko muri famiye habaho kwisanzuranaho. Amen. Umuyobozi wese uko yaba akomeye kose n'urwego yaba ariho, iyo atashe akagera mu rugo iwiwe ni papa. Nubwo waba uri generali, tujya winjira ngo ugere usanga y'akana kawe k'agahungu ukavuga ngo mwiriweho bwana generali. Ari agufata mu maguru. Kuko igisobanuro cy'umuryango ni ubusabane no kwisanzuranaho. Amen. Ahantu Imana ijya yisanzurira ni mu itorero, niwo muryango wayo niwo ijya yisanzuriramo. Icyagatanu ndashaka kwihuta kugira ngo mugere ku ntego y'ibintu bitandatu yavuze. Aravuga ngo itorero ni umugeni wa Kristo. Mu gice cya nyuma cya gatandatu aravuga ngo itorero ni umusirikare wa Kristo. Niho soreje. Imana icyubahiro. Haleluya. Imana tizamanuka yonyine kwirwanira urugamba muri musirwana na Satani, ariko kurwanisha itorero. Itorero ni umusirikare wa Kristo. Kuko Pawulo yabandikiye ababwira ngo bisigaye bene data ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngo kuko muzi yuko abo turwana nabo atari abambaye inyama n'amaraso. Bibiliya y'Ikirundi zivuga ngo nabo tunigana nabo. Kuri iyo version cyane, abo tunigana nabo ngo ntibambaye inyama ariko turi mu kunigana. Ibi ni abantu bahari bavuza hanze. Abo tunigana nabo ntibafite inyama n'amaraso, mu rugamba rw'umwuka. Haleluya. Rero abari muri ubwo bwami buteye gutyo, iteka ryose bahora bahanganye n'ubwami bwa Satani burwanya gusenya iby'ubwo bwami bakiriye mu buzima bwabo. Nicyo gituma benshi kutabimenya muri mu gushira ipfane kuri ba nyoko wanyu na ba nyogosenge, ugatangira kuvuga ngo jewe mu muryango ngo baza bangendaho amaganya akakurenga. Si wowe barwanya ubwami buri muri wawe. Haleluya. Imana icyubahiro. Haleluya. Niba mudasangiye ubwami muzahora mu ntambara kuzageza umunsi Yesu azaza. Kuko barashaka kuko basanga, cyangwa se wowe ugira imbaraga ugakura ibibazanye bagusange. Urangiza rero kuko kutamenya, bamwe bakanabigira n'injuzi, ugasanga umuntu kuraburana imanza z'ubugoryi ngo nzi umuntu wo muri famiye urikungirira nabi. Aho hari imishyikirano muje mu bwami bumwe, icyarwanya ni ubwami wiyubuyemo. Naho wimukiye ahandi Pawulo yabwiye Abaefeso, arababwira ngo yadukijije mu butware bw'umwijima itujana mu bwami bw'umwana wayikunda. Niba uri mu bwami bw'umwana wayikunda, azakugabaho ibitero bigaragaza ko kuri mu bwami atishimiye. Haleluya.
Paulo yavuze ngo nuko tugenda dufite umubiri w'umuntu akurira amajyareje. Haleluya, haleluya. Kwa kuna ndapeli ziririmba ngo nuko dusanga ibishyi. Haleluya. Nuko tugenda dufite umubiri w'umuntu ngo ariko intwaro zacu z'intambara usingiza abantu. Imana tubarinde. Haleluya. 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 Ikibazo ufite turi mu kwikonekta n'intwaro Imana yakugeneye, ahubwo ukarwanisha intwaro z'iki z'abantu. Ugenda uvuga mu makaritiye yose aya ndirimbo abagabo baturirimbiye ngo njyewe ndarushe n'ibibazo byo muri iyi si. Biriya nayo bamwe maganye undi kamaririmba gusa ari ijambo ryareshe muri kino cyumweru aza numva ngiye kumera plafond imose ndavuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima. Amen. Amen. Haleluya. Uzajifungura ukasohoka mu cyumba cyawe nuko ufite ibikuremereye bidafite umupaka, ariko ujya winjira mu marembo ye ushima. Haleluya. Haleluya. Kamuri imbere y'Imana ukamutangira kuvuga ngo njyewe ndawushe n'ibibazo byo muri iyi si. Ku isi yose yuzuye ibibazo cyane cyane hano mwacu. Ute winjiramo mu marembo ye mwinjira muri karibye umuhimbaza. Haleluya. Haleluya. Siwezi kushinda mambo ya shetani. Ukinifunza kupambana nitashinda tena zaidi. Nasanze gukura mu mwuka hari ibintu byinshi bizagenda bipimwa mu bitekerezo by'umuntu. Ukaje imbere y'Imana uremerewe ufite imitwaro, ariko ukavuga ngo nimuze turirimbire Uwiteka, ngo tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu, ngo nimuze tumuramye twunamye, ngo kuko Uwiteka Imana yacu ariyo Mana yonyine, ngo ni umwami usumba ibigirwamana byose, aho mu ikuzimu hari mu kuboko kwe, ngo n'inyanja niyo basiremo. Haleluya. Akinjira mu marembo y'Imana, mu bikari z'Imana, avuga ashima kwinjira mu bikari ze. Haleluya. Haleluya. Umukristo winjira mu bikari by'Imana ashima aba yakuze. Ariko umukristo winjira mu bikari by'Imana aganya arizwa n'ibibazo byo muri iyi si. Mubabere muzashira wabuja hose usanga mbese ibibazo bikaba ibibazo. Tureke kuririmba ibibazo, dutekereze Imana yacu. Haleluya. Kuko Imana yacu iraguta ikibazo ufite. Nutekereza ku gukomera kwayo n'imbaraga zayo bizamara ikibazo imbaraga zacu. Ariko nuhanga amaso kuririmbira ikibazo ukakiririmba, uzobuhaye ugaburira gushika intege. Dawidi yageze imbere ya Goliyati akuvuga ngo turashize turagowe, asanga Abisirayeli bavuga ngo se ninde uzadukiza uyu Mufilisitiya batuzonze? Aravuga ngo reka nsubire inyuma. Ese hajya sinigeze kwicikana idubu sinayifashe. None uyu Mufilisitiya udakebwe imbaraga zo kwizera no kuzigaburira iby'Imana yakoze. Haleluya. Imbaraga zo kwizera
ni ukugaburira kwizera kwa uje kugaburira iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Ninde urwana intambara y'umwuka? N'uwinjiye mu bwami bw'Imana wese urangwa na bya bindi. Hari ibintu by'ibanze tugomba kumenya mu buzima bwacu. Hari intwaro zibiri Satani akoresha kuruta izindi. Intwaro ya mbere Satani akoresha ni ukudushinja integereke zacu. Iyo agukubiranije muri ako akubwira ngo uribuka kwaha utagenze neza n'aha bitabasha kugenda ngo uwo mukristo ukabusohotse hano ukabwira ijambo ukabusanga umuntu amaze k'icyumweru cyose ari muri kazengerera y'umuntu bakubitaniye mu isoko ya Nyarugenge baravugana ntibumvikana. Satani akamubwira ngo yewe nanone uzareke ubukristo bwawe ni hafi ya ntabwo uresi. Haleluya. Uwo kubiranije akamufatira muri ako kantu akamenya ko ari injiji muri ko atazi uburyo bwo kukigobotora, ushobora gusohoka. Mu rupfu rwa Yesu yakoze ibintu bibiri by'ingenzi mu musaraba. Icya mbere ni ukudukuraho kwicira iteka. Haleluya. 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 Tiwoje imbere y'Imana ngo winjire mu bikari byayo urimo wicira iteka. Icya kabiri ni urwandiko rw'amategeko ngo rwaturega, urwandiko rw'imihango rwaturegaga ngo yarugize gute? Yararuciye ku mugaragaro. Urwandiko rw'amategeko muraruzi rwaturegaga ni imihango yose y'amategeko itubwira ko ariyo nzira igomba kutwinjiza kwegera Imana. Amen. Amen. Reka subire muri ino jambo. Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu zahishuwe ivuga hejuru y'ubuzima bw'ibiti bibiri. Ujya mugenda muhinduranya gusa bakavuga mu shusho imwe ejo bakavuga mu bindi, ariko kuva mu itangiriro kugeza mu zahishuwe Bibiliya ivuga hejuru y'ubuzima bw'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza n'igiti cy'ubugingo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka bivuge ku gatoya kugira ngo bereke abari b'Imana zikoresha muri uyu mwanya wo kurwanya urugamba. Hanyuma ngiye gusoza mvuga hejuru y'intwaro zitatu umwuka w'Imana duhamagarira gukoresha muri kino gihe. Igiti kimenyesha ikibi n'icyiza ni ukwegera Imana uyegereje n'ubwenge bwawe ukumva kuko wewe wenyine ufite inzira wonyura mu muhanda baguciriye ngo tukice tukibe tukagire gute ukabinyuramo kugeza wegereye iki? Imana. Kuko amategeko ngo yari umushorera, niko Paul yavuze mu gitabo cy'Abagalatiya igice 2. Yari pedagogue, yari maturera, ariko agamije kutwereka igisubizo cy'ikibazo cyacu kiri. Amen. Amen. Uzibiti biremereye. Amategeko yari umurezi urimo turera kugira ngo atwereke icyo Imana ishaka naho ishaka kutuyobora, ariko y'ubwari ntiyari afite imbaraga zo kugishyira mu bikorwa. Ni kuko icyapa n'uwo bashize icyapa hariya kwa Mushimi kikavuga ngo kuri wese ni ukunyura muri aka gahanda ni muri metero 200. Kiriya cyapa kiri hariya tikiragira hano kuri wese. Niko n'amategeko yajyaga arangira abantu gukiranuka kw'Imana n'ivy'Imana bashakaho, ariko
afite imbaraga zo kubisohoza mu buzima bw'abantu. Haleluya. 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 Imana ntiyabwiye Adamu ngo umunsi wariye kuri iki giti nzakwica. Muze musoma Bibiliya neza. Yaramubwiye ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzagera gute? Uzapfa. Nuko Imana yari izi neza ko muri icyo giti harimo umumara uzica Adamu. Amen. Ntiyamubwiye ngo nukiryaho nzakwica. Wewe nukiryaho uzaba wihishe birangiye. Kizakwicira cyonyine. Satani ashuka Adamu kurya kuri kiriya giti. Suko yarazi ko ngo ni ikintu yabujijwe n'Imana kugira gusa ngo amuteranye n'Imana. Nuko yarazi ko muri cyo harimo urupfu rwiwe. Aravuga ati kirye urapfa ndabizi. Arakirya. Ngo arahumuka. Amenya ikibi n'icyiza. Amenya gutandukanya indyo n'imoso. Ariko ubundi yatumbiraga Imana gusa. Amen. Atarajya ku giti yategemeraga Imana gusa yonyine. Ngo amara ku giti atangira kumenya ngo byogenda gutya byagenda gutya. Iki giti nico cyaje guhinduka kandi ya mategeko amenyesha abantu ikibi n'icyiza. Aho twasomye mu Bakolosayi havuze ngo urwandiko rw'amategeko iraruca. Bimara kuruca itegeka abantu kujya ku giti cy'ubugingo. Kujya ku giti cy'ubugingo no kugira gute? No kwizera Yesu. Amen. Iteka yose iyo wizeye Yesu ukizera imirimo yiwe uburiye ku giti cy'ubugingo. Haleluya. Bimana cyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Muri gukwirwa mutotoreza ihe muto. Z'ubumenyi zimenyesha ikibi n'icyiza. Ariko uriye kuri Yesu wizeye Yesu akizera imikorere yiwe aba ari ku giti cy'ubugingo. Umuntu rero urwana intambara y'umwuka n'uwariye ku giti cy'ubugingo aba yinjiye mu bwami bw'Imana. Uwo ni we urwana intambara y'umwuka. Ndasoje. Nuko mbaye kawa mupasiteri mu Nigeria umwana ngo yaramubwiye ngo iyo pasiteri avuze ngo tugiye gusoza bajya indi minota 30 abavuga ngo tugomba gusoza kubera gutinya umwanya. Ndasoje cyane none hari cyo mutegera. Urwandiko rw'Ibyahishuwe ibice 12 n'umurongo wa 10. Yohana yavuze ngo bamuneshesheje guhamya kwabo ngo n'amaraso y'umwana w'intama. Namuzoreje intwaro zitatu z'umwuka. Intwaro ya mbere n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu nazike ashirwaga. Amaraso ya Yesu nazike ashirwaga.
niba ari ugukira ibyaha byo mu mitima ukatura amaraso ya Yesu. Amaraso yamenetse yakuyeho urubanza yaramuboye ndareba kuko ababariwe yarabohowe bamunesheje guhamya kwabo n'amaraso y'umwana w'intama. Nari kuvuga ibintu byose Bibiliya ivuga ku maraso ya Yesu, umwanya ubaye mutoya. Icya kabiri ni uguhamya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Siwezi mimi, mwamuke dusenge. siwezi Ushindi